ijambo ryanyu. Nyiricyubahiro Cardinal Nyakubahwa Musenyeri Pierre General Padiri Mukuru Paruwasi ya Mukarange, basaserdoti bihayimana, abayobozi mu nzego za leta, abayobozi ba Paruwasi ya Mukarange, abanyeshuri badutumiye gusangira ibyishimo by'umunsi mukuru wa Mutagatifu Yosefu, imbaga y'Imana muri Paruwasi ya Mukarange n'abatashoboye kuza muhagarariye, ndabifuriza umugisha n'amahoro Imana itanga. Ntabwo ndi bufate ijambo rirerire, ndagira ngo nshimire. Nimara gushimira ndasaba. Turashimira Imana twese itugaragariza urukundo rwayo, ikadusangiza amabanga akomeye mu nshingano duhabwa mu muryango wayo ari wo Kiliziya. Turashimira nyir'ubutungane Papa Francisco na Kiliziya yose arebera, ko adahwema guharanira ko inkuru nziza y'umukiro igera kuri buri wese. Ariko kuko atari hafi, afite umuhagarariye, ari nawe wateguye uyu mwanya wo kugira ngo duhure turamukanye, ngira ngo twese dushimire ni Nyiricyubahiro Cardinal Antoine Kambanda. Ndashimira mwe mwese mugize Paruwasi ya Mukarange, urugwiro mwatugaragarije, urukundo twabasanganye tutanaziranye, kuko jye nkuko babibabwiye nkomoka mu burengerazuba, mwebwe mukaba cyangwa tukaba turi mu burasirazuba, ariko tukagira amahirwe ku isano y'abakristu. Mu ivanjiri twumvise uwashoboye guhuza Imana n'abantu ni Yezu Kristu, we rumuri rutuvana mu mwijima tukamenya Imana, tukumva icyo idushakaho no gushaka kwayo, tukabishyira mu bikorwa kugira ngo tubeho. Mu gitekerezo cyanjye, mu cyifuzo cyanjye, mu isengesho mbasaba, ni ukugira ngo muri izo nshingano munsabire kumva Yezu Kristu, kuko ari we Mana utumenyesha Imana Se, Imana Data, akaba natwe atuzi turi abantu, nawe akaba ari umuntu, bityo akatubera umuhuza n'Imana itubeshaho. Nanjye ndabasezeranya iryo sengesho kugira ngo mu nshingano mufite, haba mu ngo zacu, mu mirimo itandukanye, mu gihugu cyacu, mu isi yose, kugira ngo umukristo abe umusemburo, abe wa wundi ukurikiza ivanjiri, kugira ngo ivanjiri ube umusemburo w'ibyiza byose dukesha Imana, bityo turonke ubuzima, kandi ubuzima bwiza bwuzuye. Iryo sengesho nanjye ndaribasezeranije, ariko nkuko nabivuze ntangira, nta gahunda yindi mbagezaho, ni ukuramukanya, ariko uko nabasanganye urwo rugwiro ntabwo nzatinda kongera kubasanga igihe nikigera. Nkaba nongeye kubashimira, nshimira n'aba banyeshuri badutumiye mu isengesho mbasezeranya, ndabasabira ko
mukura neza mu gihagararo, mu bupfura, mu bwenge, mukurikiza Yezu Kristo mumwumva, kugira ngo mushobore kugera ku nshingano zanyu. Murakoze mwese.